neza iyo telefone nisomere za nkuru za Rwandan.com. Kugira ngo ni inkuru za Rwandan.com gusa handitse n'akandi Akanyarirajisho ni ikiganiro cya Rwandan.com. ariko kajya gatinzira ariko ntacyo cyonza araza cyonza ndarawe mu munsi cupa ntabwo kare bube ku munwa na karuvate rinza kujya burushete we ishati ntiyandura ariko ntabwo iri bwandure seko ariko cya karuvate kiri kunika ariko biranibyuya cyangwa se zo zirandya kubi zumbe nzikuyemo waba nzikuyemo aya nawe kanzirekemo nihangane ibiryoha biryana araje kuriya urasire ukadiya akosiriya kuriya kuntu yambaye si buriya gahunda itabayo ukadiya ntabwo yazitize igitambaro asa yambaye kamambiri bishima mbibonye Vianney we Via bigenze biseka Vianney we ese nabyo wamenye Via nabyo wamenye iri ndabona we wambaye na neza ubizi se nyine aho twagomba Vianney we cicika ntabwo wamenye ibyabaye bikize soko se niryabaye uyu munsi ikibazo cyavutse kibazo kiroka abantu bose bari mu nzu yewe wasohotse wambaye na neza aho bari kugira ngo bifite abantu bari ku cicika uko bavuze ko perezida wacu Kagame Paul ngo bamufungiye mu bihugu by'abazungu se cicika ntabwo ibyo bagumbizi ni umuntu wabibwiye mama uwo mama yacitse intege ya rucera rumira twese twamanjiriwe ntabwo se turi bugende Via tugenda tujya he ahubwo nyine abakramwe twabigomba kujya ku isoko gukora iki reka warambwiye ngo turi bugende ngurire burushete ngurire inzu ariko babavuze ukuri koko Via abandi bacitse urondogoro igihugu cyacitse umugongo abantu baryamye bihishe mu nzu ese Via abantu bihishe mu nzu oya unyuze ngo mama ndamucitse muciye inyuma mu mudugudu ntabyo yageze avuga mutwara sibo ruyobora sibo barabimenya ahubwo mwirembe wacu niho inkuru ubwira cyari banga n'umuntu wabyongoreye mama n'ubu ndamucitse yari yamfungiranye ati ntusohoke ubu uragira ngo umukuru w'igihugu ngo yavuze ibintu byinshi by'amagambo mu bazungu hanyuma bahita bamufatiranya ubu uragira ngo rero abantu bishobora kuza kuba nk'ibya bintu by'94 muri 94 nubwo nigeze nsoma Rwanda kuko niriwe mu myiteguro iyo urugendo twagomba kujya ubwo uragira ngo twe kujya koko reka tuza rero intekereze neza ibyo bintu uri kuvuga banze nanabyumve banze mbyumve ariko umuntu wagiye mu byabereye hehe ni mu gihugu cy'abazungu aho yagiye gutemberera simbizi bareba kuri telefone yawe nzi ko yagiye mu Bufaransa ubwo niyo rero niyo ngiyo hanyuma ko ngo yaragiye ngo yaratukanye abatukuru b'ibihugu kuba akunda nyine kugira ijabo akavuga nyine yumva abantu bose ntabwo n'ijambo ubwo nyine nk'abandi bagikote babandi bankuru nziza babandi perezida bose b'ibihugu byacu twegeranye ngo bose avuga ati abangaba reka ibingibi bayobora isi byo n'ibindi noneho badutse abanyamahanga bose n'abandi ngo mbese yari ameze nk'uwe tabi rya rindi bavuga bamwe bakavuga ibintu biterekeranye ngo n'iryo kagira ngo abazungu rero kareba bitamushyiramo Via nibikomeza gutyo biragenda bite ntakwirwa ubu ntigihita twihisha tukajya mu bihuru cyangwa tukongera tukamerengana ubu utarurondogoro rwongeye gucika igihugu simbyizera Via ndagusabye
njya kugushaka ngira ngo nsome inkuru mama atongera akambura akagira ngo nanamusize na troje seruka niba uzana amafaranga urabona nati imyenda wari wambaye ishati y'iroza cyo kora nziza aho nyuze bambwira bakagira ngo ngiye mu bukwe Vaviya wowe somera za nkuru ibindi turabivugana nyuma somera za nkuru tubanze turebe ibyo bintu bavuga niba ari byo nibura yego umpaye 100 somera za nkuru ibyo turabikora nyuma reka nze ndebe mfungure telefone ntabwo ari kuva ejo sindasoma Rwandan uri ayo makuru ntakuna atari wareba ayo makuru kanze turebe Dokadi reka tuzisome turebe soma Vaviya nindi jya ndahita mpagarike soma twumve aha dore ngiyi rero inkuru ya mbere duherewe ku 19 z'ukwa 5/2021 kuri rwandan.com iragira iti abashingwacumu babiri bahuye bose biciwe na FPR n'interahamwe umwe yandikiye Kagame abashingwacumu nikize kandi abashingwacumu byo byavuzwe n'iriya mpirimbanyi Karasira bari abantu biciwe na FPR baragenda bibongera bicirwa n'interahamwe urumva ni nkaho icumu bagendana nyekomereza turebe ya nkuru nyirizina twashakaga turebe ya kabiri nanone kuri rwandan.com hari inkuru yagezeho kuri 19 z'ukwa 5/2021 yatwe na Robert Mushabizi dore ifite umutwe uvuga ngo intara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri muhe bidasanzwe Tshisekedi yabagerageza guhigura umuhigo yahigiye i Bukavu kuwa 7 Ukwakira 2019 iyi nkuru kandi ifite n'indi ifite imitwe ibiri hari ahantu yanditse none ayiha nk'umutwe uvuga ngo umusogongero ku mukino wa politike ijahaje uburasirazuba bwa Kongo ibyo nibyo muri Zaire sibi uwo muhigo se ngo ni ibiki umuhigo mbese yaragiye kuri iriya tariki ya 17 aho Bukavu aho bisa n'ihari amindariro haravuga ngo azemera pfira umutekano wa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo harumva ni nko kwigereza ibintu byaremeye n'umusirikare Kabila ubu se barapfira reka twirebere ibindi ndashaka biriya nkuru rero n'indagishinga kuri dore n'indi yagezweho kuri rwandan.com kuri 18 z'ukwa 5/2021 ifite umutwe ugira uti Dokadi tugeze imyigaragambyo yo kwamagana Paul Kagame yabereye i Paris kuri tariki ya 18 z'ukwa 5/2021 ntiwumva komeza Vaviya komeza some twumve wabona araho ndeka nirebera indi n'imyigaragambyo hari imbere akihagera niba akihagera rekurikiyeho rero kuri 19 z'ukwa 5/2021 kuri rwandan.com Kagame yahuye na bamwe mu basirikare b'Abafaransa bari mu Rwanda hagati y'umwaka w'1990 na 1994 uko bari bataramufunga rero komeza yavuba mega zitashira tutayigera ariko ubu nawe yarabatutse reka turebe hari indi rero nkuru yageze kuri Rwandan kuri 20 z'ukwa 5/2021 yanditswe na Nor Kakuba kunda kuvuga ibintu wasanga vuga Paul Rusesabagina avuga ko yakorewe iyicarubozo nyuma y'uko agezwa i Kigali ibyo sibyo nshaka komeza twumve dore rero iyi ngiyi iravuga ngo umubano ni mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ariko urubanza rw'indege ya Habyarimana ntarurajya ni inkuru yageze kuri Rwandan ku itariki ya 20 z'ukwa 5/2021 azize Habyarimana se bahu koko ubuse kuko ariko ubundi bamujyanye bate ataragisohoka mu gihugu yafunzwe ko atagitembera bamujyanaga ubundi perezida wacu twikomereza turebe yenda turageraho ndashaka ko hano ku itariki ya 21 yavuga birashoboka ku itariki ya 21 z'ukwa 5
2021 Arno Gakuba yashyizeho indi nkuru kuri Rwandan igira iti ibyo nzavugira i Kigali muzabimenya mpageze. Yumva ibyo ni ibiki buriya si wowe uzabaje kuvuga ko mufite si wowe ndi hahandi bavuga bamufuta ibi bintu nibyo reka niyi soma twumve niyo kuri 21 z'ukwa gatanu 2021 yarigema intwaze rasi iravuga ngo Rwanda Kongo akarenze umunwa karushyahamagara. ubwo ibyo ni ibiki kandi si ipfundo si byapfundo reka tuyisome duhereye ku inyuguti ku nyuguti. bisobanuye iki wahageze ahari ufite amatwi mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru France 24 na RFI ku 17 z'ukwa gatanu 2021 ubwo yari yagiye mu Bufaransa. Perezida Paul Kagame yumvikanye avuga abanyekongo ndetse n'isi yose yumvikanye asonga abanyekongo ndetse n'isi yose ahakana ubwicanyi bwabereye muri Kongo. aho bamufatiye se reka turebe. ibyo bikaba byateye abanyekongo n'abandi bashyira mu gaciro kwamagana ako gasuzuguro ka Paul Kagame. ntabwo byabaye batumafungwa oya komeza twumve abanyekongo nawe urabona ko nta kiri kuzamura. iyi niyo ya nyuma iri dore n'indi yo kuri 19 z'ukwa gatanu 2021 ya Robert Mushabizi iravuga ngo ifite umutwe uvuga ngo Rwandan.com ikiganiro cya Kagame na RFI na France 24 cyo kwa 17 z'ukwa gatanu 2021 mu Kinyarwanda. reka twumva aho wasanga aho bamufatiye ni inkuru yahinduye mu Kinyarwanda. wasanga aho bamufatiye komeza twumve soma neza. ntabwo bamufunze rukati ni ibihombo gusa nibindukana uyu munsi y'ibihombo ariko perezida wacu turamukunda ntukajye umwifuriza nabi. ibihombo mfite n'ibihuru mu bisambu no mu bihuru hose aratubohora biya ibihombo mfite ni bibiri ariko biya rukadi inkuru rero urabona ko tuzirangije. ibi yabaruje wukiramo se hari icyo yumviyemo se ntacyo mbese ukanyagwa we yego amagambo twayabonye ariko Imana ishimwe ariko ikiseka ubona aho biva Imana ishimwe ko bitabaye biya ariko habaruza ntihakarabye ukanyagwa bura nkaruhuka ntabwo gutana akanyamuneza wishimira kabiri koko ubwo wishimiraga ko tujya mu bihuru nk'ubushize nanone arose byinshi ahubwo ubinjyanamo yaba mukize nkabisohokamo ahubwo ntabasohoke mu bihuru yokadi rero inkuru twazirangije ariko nuko icyo byo twavuga nta birimo rwose. ibigambo byo yarabivuze biragaragara nyine n'ibisanzwe kuri we nta gitangaje. bamufungiye muzo dusomye araho ubibonye yego urakoze nanjye reka nsubire mu rugo murize mama ashobora no kwimanika avuga ati umwana nawe yacitse uhumurize ubwo rero yarazi ko agiye kongera kwiruka ibihuru wabo nanjye unyumve urabona ukuntu nambaye naje inzira yose mbabwira ngo ahantu baza kumbona kwa gasore hamwe ku ikoni ndi kumwe n'umwana nihebeye icyana ndi kumwe n'icyana none ubuse ubu ndongera ngende ndage usanga abantu ngo bangeka ngo ni inzangada gusa sinkawa kubera ubwo ntunyandagaje ntunyandagaje rukanda via oya wiki kibazo turi kumwe tuzongera tubonane reka ngende njye guhumuriza mama rukadi waba umemukiye
viya oya rwose wabumemukiye ntabwo nahemuka nibura unsigiye 200 ese nyakuri he ko nakubwiye ko ntari kwaka mama amafaranga kandi ameze atyo dore naje ntariye kwaye kwiyanduriza inda ngire kumva ngo turajye burushete naho muhera kubera ibibazo Viana yari ameze nabi yari yaguye mu kantu Via ndagiye Via Ntukadi ndagiye uzabyicuza